Urubanza rwa Muheto Divine rurarangiye amaze kuburana kwifungwa n'ifungurwa cyangwa se ku byaha aregwa kubera ko atari yamenye ko ashobora gukatirwa cyangwa iki bigaragaye ko azasomerwa ndetse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 reka mpera aho ngaho ku isaha 9 no ku rukiko n'undi rwa Kicukiro. Ndahita nguhera ku itariki 29 z'ukwezi k'Ukwakira 2024 ku isaha 6 n'igice z'ijoro kuri Rompuwe Sonatube niho iki cyaha cyabereye aho Muheto yakoreye impanuka ubwo yagongaga ikiswe umukindo cyangwa se ibikorwa remezo ariko bigaragara ko mu ngingo zagiye zireguzwaho cyangwa ziregurwaho nta kintu cyitwa umukindo wagushijwe cyangwa se wangijwe cyane ko nawe yabivugarutseho bavuga ko uko bimeze avuga ko umukindo wakomeretseho gato cyangwa se yawukozeho gato ariko atawangije ku buryo byaba icyaha kirekire. Akomeza mu rukiko ndi kugenda bakuta ingingo z'ingenzi kugira ngo tuze kwihutana kuri iyo tariki nanone kuri saa 7 z'ijoro n'igice nibwo uwo Muheto yakoze impanuka ariko aza gukora gutya ava mu modoka. Urumva umuntu akoze impanuka agira igihunga agira gutya ajya ku ruhande gatoya abahunze imodoka cyane ko yireguye avuga ko abamwungana bareguye bavuga ko yarahunze abantu bari bamushungereje cyane ko yari yakoze impanuka nk'umuntu w'umustar nk'umwana w'umukobwa ukiri na mutoya ku myaka mike ya Muheto birumvikana kuko icyo gihunga kirumvikana kabisa kuya mu modoka akagenda aho ngaho ubushinjacyaha bwahahereye buti yahunze aho icyaha cyabereye kubwo kwica ibimenyetso cyangwa se kubwo guhungaho icyaha cyabereye. Muheto abamwunganira bakomeje bagira bati yababajijwe n'ubugenzacyaha aho yari afungiwe cyangwa aho yafatiwe ariko yagaragaje ko icyo cyaha cyo guhunga koko cyabaye ariko atanenze metero 100 za impanuka yabereye. Uyu Muheto Divine yakomeje aburanirwa n'abamwunganizi uko ari batatu bavuga ko uyu mukobwa ku myaka ye ku gihe afite no kwizina afite muri sosiyete nyarwanda byumvikana ko yava ahantu habera impanuka kugira ngo ahunge gatoya ajye ku ruhande atagira umuhangabanya ku mutekano we cyangwa se n'ibindi byose ku mazina yitwaga cyane ko yagaragaje ko abantu benshi baje kumushungera bamwita bamuhamagara amazina kandi atabazi aza guhita asigana telefone ibyangombwa bye byose ajya ku ruhande. Uyu Muheto Divine niwe wanaje kugira atya anagaruka aho imodoka yiwe yakoreye impanuka cyangwa se aho yakoreye impanuka kwinjiramo gutoramo telefone ye ari naho abamwunganira bahere bavuga bati muri kubyita guhunga ariko se umuntu yahunga ate ahantu hari imodoka ya miliyoni zirenga 20 akagaruka gutora telefone ngagiye gutoroka aho icyaha cyabereye. Ibintu tumvikanaga cyabaye impaka ndende aho habayemo kuganira cyane cyangwa se urubanza rurimo amagambo menshi yaba ku mpande zombi. Uyu mushinjacyaha yakomeje agira ati uyu mukobwa yaje kugaruka nyuma aje gutora telefoni ye mu modoka kugira ngo noneho agendere rimwe ahunge. Umwunganira ati ntago mpamya ko ushobora kuza gufata telefoni y'imiliyoni zitarenze 2 niyo phone ihenze yatanzeho urugero ngo nurangiza usiga imodoka 20 na zingahe ntago byaba byumvikana. Uyu Muheto Divine nkurikije ku myaka ye koko ntago ari umuntu nzi ko yatoroka cyane ko n'izina afite n'akazi afite bitamwemerera kubera ko afite izina rikomeye muri iki gihugu gutoroka kwe biragoye kuba hari ahandi hantu yaca biragoye kandi nanone nkemeza ko nabyo bishoboka kubera ko umushinjacyaha yabyemeje kuko nta bimenyetso ngiye mfite ngiye mvuze ku ruhande rw'uko yagiye yisobanura n'abamwunganira bagiye basobanura. Hanyuma nkomeje gatoya yakomeje yiregura ko avuga ko ku bihano ari gusabirwa ari byo ndi bugende ngarukaho nyuma atabyumva neza kubera ko ibi byaha aregwa byombi atabyemera ariko nanone agahindukira akabyemera cyane ko ku cyaha cyo gutwara uruhushya rw'ibinyabiziga cyo yakihakanye akita icyaha akita ikosa cyane ko afite icyitwa provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga abyita ko yarimo kwimenyereza cyangwa se gutwara imodoka. Hanyuma umushinjacyaha niwe yahise azira ati ntago mpamya ko nakizera ko abamwunganira bazi n'amategeko aribo babyita ikosa kubera ko ari icyaha uyu mukobwa yakoze. Ati ingingo yagiye yifasha zo mu mategeko agiye agaragaza uburyo uyu Muheto yakoze icyaha atari ikosa avuga ko kuba Muheto yaratwaye imodoka adafite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu ari icyaha ndetse kinakomeye cyane ko itegeko rivuga ko umuntu ufite uruhushya rw'agateganyo yemerewe gutwara imodoka ari uko ari kumwe na mugenzi we ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodoka.
hanyuma ndakomeza ku ngingo zigiye zitandukanye yagiye agarukaho. Icyaha cyo gutwara nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite, ku cyaha cyo gutwara nta ruhushya bifitiyemo, abunganizi be bavuze ko iyo atariyo nyito yagakwiye kubyitwa n'ibyo nayinkomojeho byitwa bo bisi kosa, umushinjacyaha akabyita icyaha bitewe n'izo ngingo zindi yagiye agenderaho. Hanyuma nkomeje inyuma, abunganira Muheto nanone bagaragaje ko ku myaka Muheto afite abandi bana bose ashobora kwifuza cyangwa se kugira amatsiko n'amashyushyu yo gutwara imodoka, ariko akayitwara no muri ayo makosa, ariko nta mugambi mubi afite wo kugira ngo akore icyaha muri ubwo buryo bwo gutwara imodoka, nta ruhushya rwa burundu afite. Bagaragaza ko yabikoze nk'undi mwana wese. Hanyuma umushinjacyaha yahise agira ati ntago mpamya ko ari umwana kubera ko yujuje imyaka y'ubukure yemewe kujya imbere y'amategeko akisonera ku byaha bye. Ntago mpamya ko yaba yaritwaye rero mu rwego rw'uko ari umwana, cyane ko byumvikana ko ari n'ubusanzwe yari asanzwe atwara imodoka. Abunganira Muheto Divine rero bavuga ko yatwaye azi neza amategeko y'umuhanda, ahubwo ikosa rikaba gutwara nta ruhushya rwa burundu afite. Bati ikosa ryabayeho nuko wenda yatwaye nta ruhushya afite, ariko ikitwa gutwara amategeko yarayazi, ndetse yarafite kimwe cyangwa cyemeza ko ayo mategeko koko ayazi, cyane ko nyine afite provisoire, kandi provisoire sinzi ko wayigira nta mategeko y'umuhanda wize cyangwa se nta mategeko y'umuhanda uzi, cyane ko urumva yaranatwaye imodoka, urumva niyo side yabamuburanira. Hanyuma ku ngingo y'uko Nshuti Muheto Divine yakoze iki cyaha kubera ko akiri umwana, ubushinjacyaha bwo bwavuze ko amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wujuje imyaka 18 aba atakiri umwana yahanirwa amakosa yakoze. Ahangaha niho byahereye ibihano biza kuba byinshi cyane ko nkurebe ku gihe Muheto asabirwa gufungwa ni ku byaha bitatu navuga by'ingenzi. Harimo icyaha ubusabe bwo n'ubusabe bw'ubushinjacyaha, ku cyaha cy'ubusabe bw'igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'Ijana na 180, ku cyaha cyo gutwara ikinyabiziga yasinze kandi byigeze no kuba byakitwa insubiracyaha, ariko barongera baragorora neza babyita ko atari insubiracyaha, ahubwo kubera ko hari amagambo menshi yavugaga ko byaba n'insubiracyaha kubera ko yaba yaragikoze nanone bwa mbere, ariko ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko batavuze ko ari insubiracyaha, ahubwo n'ibyaha kubera ko byabaye mu gihe gitandukanye. Reka ngireke kugira ngo ntaza kubigoreka neza. Hanyuma gutwara adafite uruhushya gutwara adafite uruhushya yasabiwe igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'Ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ubwo ni ku cyaha cyo gutwara adafite uruhushya rw'ibinyabiziga rwa burundu arirwo perime. Hanyuma ku cyaha cyo guhunga ahabereye icyaha cyangwa se no guhunga amategeko, ubwo nibyo niko bashatse kubyita, yasabiwe igihano cy'umwaka wose n'ihazabu y'Ibihumbi 30 by'amanyarwanda. Uyu ni Muheto Divine avuga ko kuri uyu munsi afite imyaka 21 uri mu rukiko afesinga ibi byaha byose ari kuvugwaho, ari gushinjwa ndetse anabyireguraho. Hanyuma nkiri aho ngaho nyisoza sinagira ntababwiye uko Muheto cyangwa se amagambo Muheto yavugiye mu rukiko ubwo yireguraga kuri ibi byaha byombi. Muheto yateruye agira ati iminsi 11 maze muri gereza nabashije kwiga nsaba n'imbabazi, ndetse ndizeza urukiko cyangwa se abacamanza kandi ko mbirahirira ko ntazongera gukora ibi byaha, ngiye kwitwararika muri sosiyete nyarwanda. Ibyo ndabikomoza ku bw'imbabazi zasabwaga n'impamvu yatanzwe kugira ngo imbabazi zitangwe. Muheto impamvu zatanzwe nuko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa bafite igihugu akamaro, cyane ko uyu mukobwa ari umwe mu bantu bari guteza imbere cyangwa se mu gufasha mu kibazo cyugarije u Rwanda muri rusange kigwingira. Ikibazo ntago kinavuga ko ari kinini cyane, ariko ni ikibazo kibijyanye n'imirire mibi n'igwingira riri mu bana batoya hano mu Rwanda. Avuga ko uyu ari umushinga byagakwiye kuba yarekurirwa kugira ngo ajye kuwukurikirana neza, kugira ngo abashe gufasha igihugu mu kwiteza imbere. Iyo ni imwe mu mpamvu zagiye zitangwa. Kindi avuga ko ari umwe mu bakobwa bafite izina banagira n'umumaro ku rwego rw'igihugu. Hanyuma ikindi kintu nagenda mvuga gakeya kubera ko muraza kugenda mubisoma ku nkuru yacu igiye irambuye iri kuri website, ni ikintu cyatangaje abantu benshi, ni ku bw'umutekano ruhari, ku bw'abantu benshi bari bahari, umuhanda ruguru bari bahari,
mimbere mu kigo bari bahari abapolisi bari bashyizeho umutekano mwinshi cyane kugira ngo hatagira uhungabanywa cyangwa se ugira ikibazo ahura nacyo. Hanyuma ikindi cyabaye gitangaza ni ku mwavoka waburaniye Muheto Divine utagiye kuza cyane ko amazina yajya mu itangazamakuru agiye asaba ubwo bufasha nabwo busabe ku bantu batagenda bamuvuga mu itangazamakuru, waje imodoka y'ikitegererezo cyangwa imodoka itangaje cyane. Abantu bati uyu mwavoka biragoye ko yatsindwa, ariko still umucamanza niwe ufite ijambo rya nyuma hano mu rukiko, ni nawe wanzura. Reka dutegereze cyane ko uyu Muheto Divine azasomerwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 ku isaha y'isa 9 hano Kicukiro. Turakomeza kubabera hano nka Inyarwanda TV. So reka nsoreze hano rero nka Inyarwanda, turakomeza kubabera ni Inyarwanda TV hano turi Kicukiro mu karere ka Kicukiro ku ngoro y'ubutabera ya Kicukiro n'ubundi. Murakoze cyane, banyita De Cyiza.